ntabwo mukunda Dekarate kubera iki zitamu umusore nakumusegera kubera iki nisi Dekarate uramuzi isura ye barayibona abageze ni bangahe Karere numva watape mu karere cyo ndago murayibona rero umukobwa ararenze cyane ya nkuko mubibona iyi ni STV aho tugenda tubazanira abasitari bagiye batandukanye umunsi tukaba turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ndagira ngo muramubona aha ngaha tukaba tugiye kuganira byinshi mu buzima bwe bigiye bitandukanye kadutangirane nawe twibwira cyane murakoze nitwa Josiane Muhawenimana nzwi mu bintu by'amafilime nubwo ndi mushya muri byo ariko ndi umukinnyi w'amafilime mu mahindutse nshyashya ya nkuko mubyumva rero turi kumwe n'umwactrice ukomeye cyane ukira muri filime zigiye zitandukanye harya ko bigo bayita ok ya season irimo guca ku munsi ya nkuko tumenyereye abactrice benshi cyane baba bafite udukoryo tubaranga wowe nakega kuryo nibura wowe nakubaranga agakoryo ntabwo ibisanzwe mu buzima busanzwe uri muntu ki usangiza amateka yawe mu buzima busanzwe uracyari umunyeshuri cyangwa warasoje urabibona ndi umukobwa mvuye kwihisha narangije kwiga segonderi agatangira nkuko mumubona uyu mukobwa rero murabona ateye neza cyane ateye neza cyane ntabwo murabibona ese waba ufite umukunzi cyangwa n'ibyaha n'ibyaha ibyo bintu nyine ntawe ok murabyumvira abantu badukurikiranye kuri STV ufite gahunda ahita afatira buriya kugira ngo umuntu agufatishe neza bisaba ikira ntacyo kumbona byonyine ukabona umwanya wo kuganira nanjye biba bihagije ok ya urakunda ushobora kuki kugira ngo byonyine kuba nakubonye nkabikunda cyangwa nkumva nkwiyumvishemo nta kindi nta kindi kuba umutima wanjye wagushimye uvuze ko numva nakwikundiye ubu ngubu twabigiyemo neza twabijyamo nyuma turaza kubireba nyuma nimba ngiye nabyiyumvisemo murabyumva arangatiye urumva nta mpamvu yo guca ku ruhande rwo yangatiye ni ibintu byumvikana hanyuma twigarukire muri sinema watubwiye ko uri umwactrice urimo gukina filime ese ni izihe mbogamizi ubona muri iyi filime aho utangiye gukinira filime imbogamizi uretse wenda kuba umuntu yakenera kugera ahantu runaka bikamugora mu gutangira ariko nta bindi ndahura nabyo ibyo bavuga ngo ruswa nayo ntari nigeze mpura nayo njyewe uretse kuba narabikunze nkagira amahirwe yo guhura n'ababikora nkabyinjiramo ikigoye just mu gutangira nyine kugira ubone gutangira nta kindi ubone communication icyo kigora cya mbere no gutinyuka ariko nta kindi ubu tuvuge ko washize isoni byandi bajya babikira ntabwo nashize isoni ntabwo nashize isoni narirekuye nyine warirekuye bivuze ko waribohoye ndetse n'inzoga ugaragara agasizi bamugaragara nabwo umuntu n'inzoga ariko nk'uko mubona rero Josiane ni umwana ukiri muto afite imyaka 21 aracyari mutoya cyane gusa hari abantu bakomeje kumbaza ati se afite umwana cyangwa kuko turabizi abasitari benshi cyane barimo kugenda babyara cyane ubwo nawe watubwira niba ari nta mwana mfite nta mwana ufite ubuzima busanzwe ukunda kurya iki nkunda kurya akawunga
urumva rero ko umugabo uzamushaka ntabwo azamugora cyane, nta bintu by'inkoko birenze cyane, nta kawunga. Nakabunga. Okay. Ukunda kunywa iki? Kunywa amata inshyushyu. Ashyushye. W'ikivuguto wacu. Ya, ni nk'akahe kantu kaba karakubaye mu buzima bwawe kubangamira byatari ku buryo udashobora kukibagirwa? Sumakaye. Ni utuntu tuba dusanzwe ari duto, ntabwo nta kantu navuga kihariye nahita nibuka kaba karambangamiye nyine kari ngombwa. Okay, none watubwiye ko uri umukinnyi wa filime. Ubuzima bwawe waciyemo bubaye ari filime, wakwemera kuyirebana n'ababyeyi bawe? Ari? Nambye? Ubuzima bwawe wabayemo n'ubukirimo bibaye bishyizwe muri filime, wakwemera kuyirebana n'umuryango wawe muri salo? Ntabwo nabikora. Kubera iki sasa? Nyine urabizi no gukosa k'umwana, kera n'umwana hari nk'utuntu aba yarabeshye ntafatwe, utwo rero uba warabeshye n'ubwo twari duto ntuba wifuza ko batumenya, ntabwo rero nabikunda. Urumva rero yageraga amafuti cyane nk'uko tuzanye ko twemereye, cyangwa uwo mwayireba mukayishyira muri black ukagira ibintu bimwe na bimwe bitagaragara? Ntabwo natuma bayireba nyine. Ikibazo kabisa. Ya, hanyuma se wigeze wiga interina? Bajya gukunda gufunga inguni n'abati? Oya. Sure. Ubundi tureshye kweli. Ntabwo mbeshye, ntabwo nageze mbikora. Nishobora kundaga kuba wakanda? Navuga ngo ni mu myanya ya mbere, gusa ntabwo narengaga muri 15 ya mbere. Sina 6 gukora ikizamini cya leta, wagize amanota angahe? Nagize 48. 48. Uranga abantu batumva igifaransa 48. Mu buzima busanzwe ukunda gukoresha ururimi rurimi? Ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Okay. Reka twigaruke mu buzima busanzwe. Hari ijambo dukunda kumva rigenda rigaruka mu bakobwa cyane, ibintu bya cyasu wadusobanurira bura ni ibiki? Cyose nanjye ukuntu byumva niko byumva. Oya, kubera ko umwihariko ni kuri mwebwe, mwadusobanura kugira ngo abo badukurikirana babashe kumenya cyasu ubundi ni iki. Ariko ntabwo bakubeshya, ahubwo nanjye mfasha umbwire. Okay, ntacyo ubwo turaza gushaka umuntu waza kudufasha. Ya, okay. Ikigaragara cyo ntabwo dutora makumyabiri. Ikintu kijyanye na sex gikora nka kangahe cyumweru? Na rimwe. Ubu tuvuge ko ukiri isugi. Ntabwo wapfa kubivuga. Oya, ntacyo bitwaye, sibyo ra? Ibyo wabeshye kandi agahita kubeshya. Oya, ushobora tena mu cyumweru mikoramo 3, 4. Ntabwo mbikora. Ntabwo bikora. Niyo mu cyumweru ntabwo mbikora. Okay, mu kwezi? Oya. Wapi? Nakitinze nyine mushishura nyine, urabyumva gushishura mubwira nabi cyane. Ya, ni ryari wamenye ko ufite impano yo kwakitinga? Muri weekends 2015. Ya, okay, 2015 nibwo wamenye ko wifitemo impano. Wakoze iki kugira ngo ubashe kwiteza? Bigaragaza ntekereza byo kwita najya mu mafilime, ahubwo nahise nagira ibyo bintu by'amaclub. Urabizi mu masegonda haba ibintu by'amaclub, ese njya mu maclub y'amakinamico umuntu ahereye njye nyine amakinamico aribyo nakubwiye. Usibye impano yo kwakitinga filime cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye ku bijyanye na filime, ni iyihe impano yindi wifitemo?
ntabwo nyizi ugabona ihari yihishe ariko ntayizi nta muntu agura amenya indi mpano wifitemo ntabwo ndayimenya buriya kuririmba ntabwo ujya ugerageza ntabwo wigeze uba muri korali okay ya buriya nk'ama seni ukunda kwakitinga ni nk'izihe kubera haravuga ngo tugukina nyinshi cyane iyo wumva nyine wowe ubwawe ushobora wati iyi nayikora irutindi zose nagerageza ariko Zose wagerageza? nagerageza ubu ashobora gukina uri indaya cyane tugiye nyine babinegetse nabikora okay ntabwo rero umwakitise wese aho ava akagera aba yifitiye agakoryo ke okay ngaho ducishiriza wenda bagusabye ko ugiye kwakitinga uri indaya uri indaya dufashe nibura turebe ko byaba ubu sinabikinnye nzaza uya umwakitise aho ava akagera sibyo aba arakudeta basi sorry nzabikora ubutaha okay rero wumva ikurimo muri wowe wumva ari nk'iyi isaha nisa umuntu yagutonda akavuga ati ni nayiki wumva ari nk'iyi rero ntabwo burya bwagendera kuri none kuko hari igihe biba ngombwa ko bagutegeka ntabwo nahitamo ugiye guhitamo ntabwo waba ufite impano yo gukina ugiye guhita rero nakubese nagerageza zose zo bantegeka turimo turashuka wagerageza okay rero ndagira ngo dufashe dukinire urimo uramanuka sibyo ndi musaza wawe urimo urangira inama z'ukuntu ugomba kwitwara aho bigeze ubuzima busanzwe yes acting ntacyo kora nta kibazo oya ntacyo bitwaye sibyo Sonia kundeba cyane Nelson niba umwakitise nasanagiye byose ubwo namwe mudukurikiranye muturebere neza niba ari byo cyangwa tubeshya rero umusaza wanjye okay urabona ko biramugoye cyane ariko we tumusabye indi role ko yadukinira ashobora kuba yayikora neza okay noneho ubu ngubu sibyo ugiye kumfasha ngende umuryango wawe sibyo cyangwa ndi hariya bavuga boyfriend hafa okay ndi boyfriend wawe actinga nk'uri wakina kumwe na boyfriend wawe cyangwa mbega kukugora nawe ntabwo nahita mbyumva aka kanya utanzabikora ariko utawuzanye okay Josiah umuhungu witwa Semuhungu waba umuzi Semuhungu ndamwumva ujya umwumva ese buriya niyihe mpamvu yaba yaratumye aba umutinganyi buriya yabuze iki cyatuma aba umutinganyi so ndi n'umutinganyi koko ndi n'umutinganyi koko niko bimeze ariko niko bivugwa niko tubyumva oya nibyo nawe ubwo yarabyemereje nibyo wowe ubona ari nk'iki yabuze cyangwa ari iyihe mpamvu imutera kuba yarabaye umutinganyi ntabwo namenya impamvu ariko ndakeka nibyo ashaka niyo mahitamo yewe nk'uko umuntu agira inzira akurikira nawe yakurikiye iyo nzira yo kuba nyine umutinganyi ndakeka nibyo bimushimisha nibyo akunze nyine ese wamugira nk'iyihe nama uba yagize amahirwe yo guhura nawe wumva mwaganira tumva nta bintu birenze njye namugiraho inama kuko burya nubaha ubuzima bw'umuntu nyine yahisemo nimba aribyo yahisemo kandi akaba ari proud na byabyo ntabwo abihisha arabivuga ntabwo namubwira ngo gutya na gutya nakomerezaho nimba abona ariyo nzira yiwe nta kindi gusa mu muco no mu bisanzwe turabizi ko atari byiza ntabwo ari byiza
ubyaye umwana w'umuhungu akaba umutinganyi wakoze byambabaza cyane byakubabaza cyane hari ibintu byateye mu bakobwa muri iyi minsi bifata amaselfie bari mu cyumba bari mu madushe n'ibintu byo gufata amavideo barimo kubyinisha ikibuno kuri wowe ujya ubishobora ujya ugerageza niba ndagira ngo murabibona rero umukobwa ararenze cyane ariko ubundi mbere na mbere basigaye basanzwe kuko abakobwa turabizi mukunda gushyira za zindi zimwe bagura mu maduka turebe ko nazo zifite zari zajya zirasaza okay ya twikomereze ntacyo ku bintu bijyanye no kwisiga kwimakiya ku bakobwa wowe ntabwo ujya ukunda kubikoresha cyane ntabwo njya mbikoresha ntabwo ari cyane nta nubwo mbikunda ntabwo mbikunda nyine ko ariko nyine ibyo ubishyiraho rimwe na rimwe gake gake ntabwo njya mbishyiraho ucumye amatwi se numva ko abantu biracyakaze hanyuma se gusiga verine ku rwara rumwe bisobanuye iki ndagira ngo ndebe ko biri bumbere ariko bakoraga kasabu ndi kureba nyine ko ntabwo njya mbikora nkagira ndebe ko wenda ku ntoki biri bumbere hanyuma kuki wahisemo iryo bara ry'ubururu ni ukujyanisha n'ikanzu wambaye cyangwa ni uko ariyo wabonye hafi niyo nabonye hafi niyo wabonye hafi ku kintu kijyanye no gusohoka bijyanye no gusohoka ujya ukunda gusohoka ntabwo mbikora kenshi ariko ndabikora urasohoka muri uyu mujyi wa Kigali ukunda gusohokera hamwe ahagana he iyo nabipanze ko ngomba gusohoka njya bahasi cyangwa njya serike bivuze ko nyine uri kumwe n'abashuti bawe cyangwa ujyana na mama cyangwa umusaza n'abashuti banjye ni abashuti bawe ikigaragara cyo ukunda kugenda wambaye wikwije iyo usohotse ukunda kuba wambaye gute ndetse nyine turaho nyine ukunda kuba wambaye gute iyo wasohotse n'abashuti bawe ni imyenda y'udusarubeti migufiya bayita jamusiti kuri wowe ukunda gusohoka mu kwezi kangahe kwezi nka rimwe mu kwezi tubeshye wa ntabwo mbese hanyuma kuri wowe ikintu umwenda muremure ubugera he umwenda muremure kuri wowe ubugera he uyu nguyu umwenda muremure kuri wowe ntawe ubugera uyu nguyu ubwo mu buzima busanzwe ukunda kwambara imyenda ireshya gute ndakubwiye ko nkunda kwambara utwo tuntu tw'udusarubeti tuba tugera nka hehe nyine akenshi uri mu rugo tuba dukunda kwambara imyenda ireshya itivuye iyo ndi mu rugo yego muri karitsiye ahantu nk'aho mbese imyenda isempure ireshya gute ya relaxing ireshya nka gute n'utukabutura nyine tuba tugeramo gutya bivuze ko watubwiye ko ukunda gusohokera serike cyangwa bahawusi iyo ugezemo ukunda kwitwara ute iyo bashyizemo rege nibwo usimbuka cyangwa iyo bashyizemo zuke nibwo utangiye kugenda igiyemo yose numva nyikunze urabyina ngatunyirizeho gatoya nibura uburyo witwara iyo ugezemo nyine iyo ukigeramo bwa mbere sibyo ukunda kwitwara utyo iyo ukinjira nyine bahawuzi cyangwa serike iyo ukinjiramo urabizi ko ugomba kwinjira ugashaka aho ugomba kwicara bakakwakira ugafata bivuze ko iyo ugezemo ntabwo wicara gusa uranabyina bivuze ko ufite experience mu kubyina ndetse no mu gusohoka waducishizaho nibura gatoya ukamansura cyangwa ugashakinga kubyina ntabwo ari uko ubizi wagiye kwishimisha uko ushoboye nibura gatoya uburyo bigenze mwagiye kubyina
shyiraho indirimbo. Okay, indirimbo. N'ubu ndaragerageza kabika. Naragerageza kabika. Okay, none reka ngushakire indirimbo sibyo ubundi tubyineho nibura nk'amasegonda nk'abiri cyangwa 3. Oya. Amasegonda 2 cyangwa 3. Sibyo musabye ngo atwereke ka sample ko gushakinga cyangwa kubyina yarajya kubidukorera tukadukurikirana nawe turebe uburyo agiye kudukorera umuti. Okay. Washakinga nta kibazo. Cyo. Karere. Umva watapeye mu karere. Wapi. Wenda ndashaka kumbwire urumva watapeye mu karere. Nako. Okay, mu majyepfo. Oya nako. Narivuze mu karere ka Karongi ariko no. Okay, waruze mu karere ka Karongi. Ako wasanga ari nayo iherereye. Okay, hanyuma kuri wowe akabido kaji k'ubuto wumva ari nk'iki? Umuntu agutumye akabido kaji k'ubuto urumva ari nk'iki? Kameze gute ako kabido? Akabido kaji k'ubuto. Akabido kaji k'ubuto. Ko nagenda nkazana akabido k'ubuto bagasukamo ji. Kavuyemo ubuto bagasukamo ji. Urumva bubihinde akabido kaji k'ubuto. Okay, ubwo nazana kavuyemo ji bagasukamo ubuto. Umva arimo araduhindurira. Okay, ya hari utuntu tumwe na tumwe tujye tuvuga. Najya musubiremo kano kantu. Ifi ry'indifi. Musubiremo inshuro nibura wenda 5. Ifi ry'indifi inshuro 5. Ifi ry'indifi. Ifi ry'indifi. Ntabwo nabishobora. Ntabwo nabishobora. Ifi ry'indifi, ifi ry'indifi, ifi ry'indifi, ifi ry'indifi, ifi ry'indifi, ifi ry'indifi. Man, si byo se kuri